vuga rero umuntu w'igoma byo amasasu amaze nk'amasata ari kuvuga kandi harimo ngo niba harimo n'imbunda ziremereye za 12 niba bazizi barazumva. Yego. Igihari cyo abantu bose mu by'ukuri ntabwo bari bamenye icyo biteye, ariko igihari nuko ari Wazalendo yateye igatera ibice bitandukanye by'umujyi wa Goma, makaritsiye menshi. Ariko itangazo bahawe, ariko aka kanya tuvugana hashize nk'iminota nk'itanu, amasasu yari yacitse asigaye mu bice bya Goma amajyaruguru, amasasu yari yacitse menshi. Karume yari yagarutse mu mujyi hose. Kumvikana isasu rimwe ariko nko masata atashize harimo amasasu menshi cyane no kurasana bisa nko bikomeye, wumva ari nk'intambara ikaze. Baza kukubwira harimo amasasu menshi kabisa, yamaze umwanya munini avuga, ariko bari Wazalendo yateye, bamwe bari bateye amakaritsiye menshi atandukanye, ariko amakuru hari nuko harimo abafashwe batari bakeya benshi, hakabamo n'abarashwe, hakabamo n'abahunze. Mu itangazo ibintu bwe bitandukanye n'itangazo meya w'umujyi wa Goma avuze ko ari amabandi, ngo ni amagurupe y'amabandi asanzwe yatewe yabaye neutralized, ariko mu by'ukuri ntabwo bava ngo ni amabandi kandi byumvikanaga imbunda ziremereye. Ariko igihari nuko ubu ngubu nta masasu akiri kuvuga, hari kuvuga rimwe abateye babaye neutralized. Donc Karume yagarutse mu mujyi wa Goma mu minota nk'itanu rwose, ngiye amakuru afite minota nk'itanu kandi mvuganye n'umuntu uhari. Ibintu bya hariya nuvuga ngo bimaze amasaha 3, ni imirwano yamaze umwanya munini, kugeza naho M23 agiye kuri Mogoma ikora amapilage nyine, aho abo batipe barimo bahungira birukira kuri Mogoma. Ku migo Mogoma nyine niho yari M23 agiye ashyira imbunda ikora amapilage kuraza isa nk'iri kurasa. Abo barebere bahungiye kuri Mogoma. No, kuri Mogoma M23 niho yari positionné, iri kurashisha izo mbure se nk'iziremereye, iri kwirukankana nabo. Gusa igihari cyo yenda umuntu atapfa utajya gutindaho cyane, nuko ibyo ugomba kumenya ni bitatu: amasasu Goma yo ibice bitandukanye byabayemo intambara kandi n'imbunda ziremereye za 12. Ikindi aka kanya nuko umujyi wa Goma ngo bayita gute? Iyo mbunda kutubwira ngo bayita gute? Simwe 12 abita 12 barayizi n'izindi ngizo ziremereye 12 12 n'izindi ziremereye nk'izo. Ariko igihari aka kanya nuko aka kanya minota 5 ishize nta masasu akiri mu mujyi wa Goma. Karume yagarutse kandi amakuru amwe yizewe nuko harimo abafashwe benshi n'abarashwe benshi, abandi bagahunga. Meya w'umujyi wa Goma atanze itangazo rivuga ngo abaturage nibahumure, yari amabandi ateye mu mujyi yabaye neutralize. Ibyo intambara yamaze igihe kingana iki? Yamaze hagati y'amasaha 2 hagati yamaze yarengeje amasaha 2 n'igice bakirwana. Ntabwo abo ngabo ari abacengezi, nako ntabwo ari amabandi. Yarengeje amasaha 2 n'igice bakirwana, kuko guhera mu byamaze umwanya kabisa, ko genda bimenye bisa nka 30 minutes mu umuntu mbaza mu kanya nibwo nabonye umuntu tuvugana niho mpaye amakuru. Yego. Ni ibyo nzigiye we bwo yenda kumenya n'ibindi, ariko nibyo byabaye. Ibyo byageze hashize intambara yamaze amasaha 3, ariko uko biri ntabwo nubwo meya w'umujyi yavuze ko ari amabandi, ubwabo ngo ni Abawazalendo ndetse n'interahamwe zari ziri hariya muri biriya birunga, zari zirimo ngo ziri gushaka amayira uburyo zasohoka. Urabizi ko ejo menya utanabizi bari bazirasheho, donc zishaka gucengera mu baturage. Rero nibyo ntabyo nzi. Zigezemo rero urumva bageramo bariyorganiza. Nkuko tubizi muri Goma hari harimo ingabo nyinshi cyane, zimwe rero zari zirimo, ndetse n'izo ntera hamwe ziri gusohoka mu mashyamba, zageze mu mujyi zikomeza guteza akavuyo mu mujyi. Ariko nkuko Frya yabivuze, benshi ngira ngo amakuru bamaze no kuyamenya, nuko amasasu aho yari akivugira mu minota 15 ishize yari muri za Ndosho, niho yari akiri. Ariko urebye hino mu masasu yari yarangiye, gusa rwose bari abantu benshi cyane bari n'imbunda nini ziri no kuvuga cyane. Ntekereza ko uko abivuze ari uko nguko byari biri. Ikindi
nuko ngira ngo baraza kubitangaza bahari mu gitondo cyangwa se muzabona n'amafoto ejo mu gitondo muraza kubona amafoto hafashwe aba benshi bambaye sivile ariko bitwaje imbunda bazifite, hari n'abagiye baraswa nk'uko yarabivuze. Abo bose muraza kubibona mu gitondo, ni byinshi bihari cyane muraza kubibona, gusa ni benshi bafashwe cyane. Murakoze. akari karwa to kabaye godifata gato kabaye gatoya katumye binakomera cyane. Yego. Urabona amakaritsiye abarimo patrouille z'abasirikare bake bake. Yego. Byasabye ko haza umusada uvuye kuri airport no kuri Grande Barriere kugira ngo ikibazo kirangire. Icyo nicyo nakongereraho. Icyo nkongeraho ni icyo ngicyo amakaritsiye abarimo patrouille itari nini cyane. Kubera ko urumva baba bacunga n'abantu bafite imbunda umwe baba baragiye mu mazu, ariko donc icyo cyaratumye bitinda cyane ko bateye ari benshi mu bice bitandukanye. Donc ariko raforo ivuye kuri Grande Barriere ku kibuga cy'indege ikibazo cyahise gisa nk'igifata iherezo. Ndakubwiye ngo ibyabereye hariya amakuru ya Wazalendo rwose yateye nzi ko ejo bazatanga ubuhamya kuri bene wabo niba bafite bazabibona ejo kwanza, reka negutira kuri byinshi. Gusa nubwo Fry yabivuze, still hari abandi bakiri mu kibaya bakomeje kugenda, usibye ko batazagumamo bitewe nuko hari ahantu hadaturwa muri kiriya kibaya, nta hantu hatari abantu, still bari muri ayo mashyamba. Ubwo ejo ushobora kumva nyine amasasu yakomeje kuba, gusa mu mujyi ho rwose babanetararije ku rwego ruri hejuru. Mungu wangu, abangaba bari mu kiriya kirunga cyane rwose, bari mu kiriya kirunga baryaga iki? Ndetse nagumva imodoka buri munsi bahora bafata z'abaturage bavuye kurangura, buri munsi bibaga abantu bakaza no kwiba mu mujyi. Abo rero ko harimo operation yari hari icyo nyereke cyo icya operation mbwira kandebe urukumva ibyo kurya muri Goma ubwabo. Muri Goma bariya ni abantu bagenda bakirirwa mu mujyi, bakirirwa bambaye civile, ariko byagera nijoro bamwe bakitwikira ijoro bakaba bajya muri ayo mashyamba, cyangwa n'abandi bakarasa. Niyo amasasu make tugenda twumva muri Goma rimwe na rimwe. Ngira ngo mwagiye mwumva n'abaturage bamwe bagiye bavayo b'abadamu babo bakajya kureba abagabo babo muri izo ntera hamwe muri ibyo bibaya. Rero umudamu wagiye kureba umugabo we ntabwo yajya kumureba kugira ngo amubyarire gusa, ahubwo amujyanira n'ibyo kurya cyangwa n'ibindi byose. Nuko nguko bimeze. Uvuga ngo umujyi wa Goma uracyarimo aya mabandi cyangwa se izo ntera hamwe, ntabwo wavuga ngo zarashize burundu, nubwo zirimo bigera nijoro. Nose n'iryari amasasu atavuga, ni amasasu aravuga umunsi ku munsi aribo babikoze. Umva sukanangaye Goma ifatwa ntago abasirikare bose babaye netareze ngo bagiye mu mujyi wa Goma, abandi bafatirwa muri MINUSCO. Hari abasirikare bacitse bajya mu kirunga benshi cyane, banako bagiye bacika, harimo n'abazungu bavuga ko harimo n'abazungu hari n'abandi bari mu giturage. Rero aka kanya ikintu cyari gihari operation yabaye kwa ko bose umutekano urambye wari icyo bita screening barimo bakora. Rero mu mujyi wa Goma yararangiye aho ngaho yari iri ibyo uvuze nibyo. Operation yari hari yasimusiga niko navuga, yari kubera mu icyo kirunga. Ubu nta yandi mahitamo bari bafite uretse kuza kwiyahura. Rero iki gitero cyabaye navuga ko ari igitero cyari nk'icyo kwiyahura cyari kibaye, kuko nabo bamerewe nabaho bari. Rero ntabwo ibyo uvuze, ntabwo tuvuga ngo ejo yenda tuzabona amakuru arambuye, ariko aba bose ubona bose wumva n'ubundi bari bahari batarigaragaza, bamwe baza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntekereza yenda bafite plan yabo, ariko ntekereza ko kanya harimo ikintu cyitwa kubahigisha uruhindu aho bari hose. Niyo mpamvu kandi umujyi agomba kugira umutekano urambye, nuko abantu bavuye aho bari. Reka nkubwize ukuri, ntabwo aba bantu bose bagomba gushiramo, gusa hari strategy abantu benshi bazi twagiye tubona rimwe na rimwe, ugasanga abagabo bakomeye kandi bizewe bacunze umutekano wabo. Twagiye tubibona ubwo igihe cy'abacengezi, ugasanga umuntu niba ari nka nyumba kumi afite muri ya nyumba kumi bacunze umutekano, barawicungiye inzu ku yindi naho bitabaye kuriya
muri Goma harimo interahamwe nyinshi cyane kugira ngo bazinetararize nuko bagomba kubigenza gutyo. Aba bose abaturage bagiye bamenyekana, buri nyumba 10 buri quartier bakayihereza abantu bacunga umutekano ukava no mu giturage. igihari sikaranga igihari nuko kuvuga ngo umutekano muri Goma nubwo haza ibyo bibazo nk'ibyo ngibyo, nzi ko umutekano muri Goma wafatiwe ingamba zikomeye cyane, nubwo bashobora kuza abantu bagapfa gutyo hakagira gutyo, birabizi iyo ahantu harimo imbunda zingana gutyo. Goma ni umujyi umwe mu mujyi yari ifite imbunda nyinshi cyane, ariko icyo nzi cyo neza nzi kandi nuko nzi ko M23 mu mujyi wa Goma ho nubwo ibyo bitero byajya biba yagerageje kugerageza gushyira umutekano ukomeye, kandi bishobora kuba iminsi mike ku buryo nko mu minsi iri imbere rwose tuzumva umutekano usesuye ku buryo nubwo burinzi bwo hejuru budashobora kuzaba bugihari. Ariko aka kanya amakuru yose abahari baba yafite bose yuko bazi ko aduye ari n'uwo wateye rwose amabandi ho ntadatera, ariko tekereza uburyo wavuze ko bitakunda bizakunda, kandi bizabaza abo bose umutekano uzaga kandi bazabamaramo kuko nta makuru baba badafite, n'uwo bafite imbunda mu rugo mu minsi mike bazamumenya. Ikibazo cya gihari cyara amabandi ya FDLR n'izo za Wazalendo n'abandi bari kumwe nabo. Ariko nzi ko umutekano muri Goma wo niba kanya butameze neza, ariko nzi ko hari uburyo, hari strategy zashyizweho kugira ngo umutekano muri Goma ube usesuye.